Hi guys, mumeze mute? Mumeze neza? Kanizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Ikaze kuri Tesina Kami TV show. Mukande subscribe abatarayikora kandi n'abayikoze n'ukuri Imana ibahe umugisha. Uva ku Mana, n'ukuri umugisha uva ku Mana ubagereho. Ndabakunda cyane. Ubushize twavuze ku bintu bijyanye n'urukundo, ariko ubu ikingaruye ni ikintu gikomeye cyane. Nje kuvuga ku kintu kijyanye n'uburwayi, nyine uburyo wakivuramo. Hari abantu benshi barwara inkorora nyine bakabura uko bivura, basanga nta n'amafaranga bafite yo kujyana kwa muganga ngo bivuze, ariko Imana yaturemeye ibiti ngo twivure nyine bijye bituvura. Ibi bintu ngiye kubabwira nanjye ndabikoresha, by the way ndabikoresha kandi biramvura. Biramvura kandi bimvura neza. Rero abantu barwara inkorora, nyine inkorora nyine pe ikabazahaza, ngiye kubabwira imiti muzajya mukoresha mukayinywa rimwe, umunsi wa mbere umunsi wa kabiri iyo nkorora izaba yagiye pe. Mbabwira ibintu muzakoresha kugira ngo iyo nkorora murwaye ikire. Niba ku bantu bazi umwembe, ufata umwembe ugashaka inturusu y'umweru, ugashaka umwembe, inturusu y'umweru. N'abantu bazi ikawa, buriya ikawa, ibibabi by'ikawa nabyo birakora. Ugashaka n'ibibabi by'amapera ukabiteka bikabira. Urabiteka nyine, ubuza agasafuriya ukakoza neza, ukabishyira ku ziko ukabiteka bikabira neza. Byamara kubira ukabitereka bigahora. Yaba ari umwana, yaba ari umuntu mukuru, uwo mutarawukoresha. Urabitereka bigahora neza. Ku muntu mukuru ushobora kunywa ibiyiko 2 mu gitondo, saa sita na nimugoroba. N'ejo bikabuko. Iyo nkorora nigera nimugoroba ugikorora, uzaza umbwire ngo Tesi ibyo wambwiye ntago ari byo. Ku mwana rero ushobora kumuha akayiko kamwe mu gitondo, saa sita na nimugoroba, n'ejo bikabuko nabwo ukakamuha. Ni ukuri iyo nkorora niba igihari kuri uwo mwana wawe cyangwa no kuri wowe akaba agikorera, uzabwire ngo sha waratubeshye. Kandi no ku bantu mubikoresha munyandikire mumbwire ngo bino bintu twarabikoresheje birakora cyangwa ntibikora. Ariko kuri njyewe icyo nzi nuko bikora, kuko nanjye ndabikoresha. Ntabwo njya nkoresha imiti yo kwa muganga, oya, njye nkoresha nyine imiti Imana yaturemeye. Ikindi, ku bantu barwara mu nda cyane bagiye mu mihango nyine mu gihe cyabo cy'uburumbuke, ku bantu bazi gaperi nyine zira gaperi zisanzwe, ufata ibibabi bya gaperi ukabivuguta neza, ugafata akayunguruzo nyine ukabiyungurura. Bya bintu nyine urabivuguta, ugafata akayunguruzo ukabiyungurura. Bya binuza byawo ukabijugunya, hanyuma umuti ukawutereka neza, warangiza ukawunywa. Ku bantu nyine barwara mu nda pe, ibyo bintu birakora. Ko nanjye ndwara mu nda, iyo nagiye mu gihe cyanjye ndwara mu nda. Nyine ibyo ujugunya ni ibyatsi biba byasagutse, ujugunya nyine uravuguta. Hari utwatsi nyine tugwa nko mu kantu wavugutiyemo. Utwo twatsi iyo umaze gukamura cyangwa kwa kundi ugira uyungurura, tusigana mu kayunguruzo ukatujugunya. Uwo muti rero wayunguruye ni wunywa w'amazi. Iyo umaze kuwunywa n'ukuri ntibishobora gushira iminota 15, nayo ni myinshi. Kuko nanjye uwo muti ndawukoresha, wegura sharira pese nababwira ngo uraryoshye, urasharira ariko urakiza. Ku bantu rero ushobora kujya mu gihe cyawe ukavuga ngo ngiye kugura ya miti ngo yo kwa muganga ngira itinyiza, nubona gapera aho hafi n'ukuri uzayikoresha, uzayivugute hanyuma unywe amazi yayo, bizagukiza. Nibitagukiza uzaza umbwire Tesi sha warambeshye, ibintu nakoresheje ntago bikora. Ariko ngenda bikoresha nkakira. Keretse wenda abantu batandukanye, imbiri yabo itandukanye, ariko birakora pe. Ni icyo cyari kinzanye kugira ngo mbagezeho, naho ubutaha
mukande subscribe, like, share na comment. Ibi biganiro nzajya mbibagezaho ni mubikunda. Ndabakunda cyane. Bye bye.